Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi, ndetse murambashimira ngo comment zanyu nigenze nkuko rero muri inshuti zanjye n'ubundi nakubwira ngo wowe unkunda kandi kubwira ngo niba koko ukunda Imana wajya kuri YouTube channel yitwa Olivier Big. Hariho indirimbo nziza cyane yitwa Warakoze. Warakoze rero ni indirimbo irimo ubutumwa bwiza bw'Imana kandi ni indirimbo itanga ihumure navuga ku mitima imenetse cyangwa se ishenjaguritse. Ndakubwiye ngo genda uyumve wori mu bihe bitari byiza, nzi neza ko uri buyumve nawe ukumva umutima wawe uratuje. Icyo nakubwira rero nuko wakanda subscribe ndetse ugatanga n'igitekerezo cyawe kuri iyi ndirimbo, uraba ukoze cyane ndetse ushyigikiye n'umurimo. Ariko uwo mugabo ubundi se kuki ahora afite negative? Ahubwo ntabwo nta n'umuntu umubera ikibazo, ahubwo ni ikibazo mu bantu kuko ahorana negative nta na rimwe. Muri make uravuze ngo Mutabazi niwe wa prefera ko ari umusesenguzi nyawe. Yego oya, be honest. Reka nkubwire, nta uwo mugabo nta Mutabazi bese umunyazirundi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umunyazirundi. No. Ndatekereza ko ari ubwa mbere mubonye ndi busy. Niyo mpamvu wari warabuze pe. Niyo mpamvu narabuze. Riza bahehe byagenze bite? Hari n'uwambwiye ati ngo Riza ngo yarahunze ngo yagiye niba ari Bugande. Umukobwa witwa Dorimbogo uramuzi? Dorimbogo ndamuzi. N'umuntu ubona guterera. Riza kabarasi. N'umuntu mbona neza. Ko wisuseka cyane gutyo? Ngeransetse. Kubera iki? Afite ukunaririmba Dorimbogo Dorimara. Oya, umuyobozi wavuze ngo injiji n'ebyiri utekereza ko yibeshye? Nyine utekereza ko yibeshye? Ushatse kuvuga iki? Ndakubajije. Umuyobozi wavuze ngo injiji n'ebyiri ubwo sinzi izo yavugaga. Utekereza ko yibeshye? Mbwira niba utekereza ko yibeshye. Umusore si umusaza, si umwana, si umugabo. Ni umugabo. Ntabwo mbizi kuko iyo ndebye ibintu yirirwamo n'ibintu aganiraho igihe cyose ahorana negative. Cyewe nese ubundi reka nkubaze. Mbaze. Uwo mugabo araturitse arasetseriza. Rwema ntawe nzi. Uravugisha ukuri? Abantu nabonye ngo bitwa abasesenguzi hano mu Rwanda ni batatu. Hari umugabo uhora utuka Mutabazi, urumva umeze nk'umusaza. N'uyu se we nakubwira umeze nk'umusaza. Ujye utuka Mutabazi. Ikinsetsa amutuka ntaho bataniye. Ahubwo ko biri nabana Mutabazi amesa kamwe agacuturongo mu mutwe kandi ari umukire, yarangiza akareba Dorimbogo urimo kwishakira ubuzima, urimo kwishakira imibereho mishya. Urarwara ugapfa, waba utanarwaye ugapfa. Uraryama ugapfa, waba unahagaze ugapfa cyane. Ugira aho uba ugapfa, waba urara no muri rigori mu muhanda uri imbobo ugapfa. Yego. Abantu muba mumaranira iki? Gufite shero mu diaspora fiance. Arega nta gitangaje kuba nagira shera ko se ubundi umukobwa mubi cyane. Nyine nimba nanagitwaye se cyane. Wumvishe message. Kandi fiance wanjye yanambwiye ko akunda ibikobwa bibi nkanjye. Kunda ruraryo. Ubundi se Sandrine iyo birebye ko kubona nsa n'umuntu ufite fiance. Sha ufite fiance byo rwose. No kukubura kose wana. Nyitegereza n'imico n'imyifatiro. Urabona ndi kwifata nk'umuntu ufite. Usigaye wifata umuntu mukuru. Niko njya numvaga umugabo araryoha. Uravuga uti ngomba kurongorwa uko byagenda kose. Oya. Njya mbyumva ese koko umugabo araryoha. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine.
dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali, ku mbuga zacu @swatas no kuri 0787 Swatas. ibintu byo kungira igicimbu nkaho ncimbuye ntabyo nshaka rwose. ushaka bagaragaze wese Ngiye rwose mungaragaze wese. shaba kugaragaze rwose ni ukuri kamerama ukora akazi kawe buri kanya ugumiza umera hasi unzamura hasi hejuru tiku tiku. oya da ibyo ni wowe bivuze. wari umeze utariza narimeze shatu neza gwaye ikaze long time kabisa harashize igihe kinini abantu birwambaza umuntu bitariza yagiye hehe ndahari shyira mikoro tubwire. ndahari nuko ndi busy. uri busy se mu biki? urega ubu nanjye ndi gukora. uri gukora? oh wow perfect. ni byiza cyane turishimye rwose ko Riza yabonye akazi yabaye umukobwa mwiza nako umudamu mwiza. akarusho ndi kwikorera. uri kwikorera? ahubwo nari nakererewe di. nari nakererewe. abakunzi bawe wababwira iki? umuntu wese unkunda ashatse yambera n'umukiriya. yego mfite amafu meza y'igikoma mva mbese nta fu wabona zimeze nkazo. ubundi nizo nutritoto za mbere ya biriya byose. mfite amasaka meza, ibishyimbo byiza, ibigori byiza n'amafu yabyo bivanze, ingano, uburo. ubishatse kumbera umukiriya ushobora kuza ukagera Kimironko kuri resitora yitwa Viziyo ugahita uhamanukira ukimanuka nk'ujya 12 cyangwa Kigali Parent School uhita ugitangira uwo muhanda umanuka. iyo urebye mu kuboko kw'ibumoso ku muryango wa 621 uhita ubona aho nkorera. and so sheriza sana. wow ni byiza cyane ko wateye imbere umukobwa, turabyishimiye, duhaye Imana icyubahiro. oya ndacyatera imbere n'ibindi bizaza rwose. wari umeze neza ariko shameze neza. ni iki gishya kuri Riza rero nyuma y'igihe kinini ugire n'icyo ubanza kubwira aba bakunze bawe bari bagukumbuye? igishya icya mbere nanjye nari mbakumbuye. ikindi gishya navuga ngo ni gishya nuko uyu munsi ndi kwikorera. ndatekereza ko ari ubwa mbere mubonye ndi busy. niyo mpamvu wari warabuze pe. niyo mpamvu narabuze. yego wari umaze igihe kinini abantu bagukumbuye kweri. bambaza ati Riza yagiye he, turamukumbuye, Riza bahehe, byagenze bite? hari n'uwambwiye ati ngo Riza ngo yarahunze, ngo yagiye niba ari Bugande. muri iyi minsi koko wigeze ugera i Bugande? narahunze iki? ntago mbizi nanjye nicyo namubajije. ubwo nibyo yihimbiye. nk'uwo muntu ushobora kwifata ati Riza yahunze yagiye i Bugande. nahunze iki? gahunda zawe ari wozizi. nta gihugu ndagambanira kuva nabera. nta muntu ndica kuva nabaho. bavuga ngo ndinda mungase mu ruhe rwego. mu ruhe rwego? ntabwo nahunze. nk'uwo muntu ushobora kumubwira ikintu nk'icyo ngicyo akubeshyera wamubwira iki? uzi icyo namubwira? namubwira ko akwiriye gushaka icyo gukora. yego. kitazatuma tumwanya ku bantu batamuzi batanamwitayeho. hanyuma Riza, muri iyi minsi navuga hari ibintu bimaze iminsi navuga kuri social media, ushobora wenda kuba wamugana ari nibyo utajya ubona muri iyi minsi, sibyo? nihuse mbese nkwibariza ubundi rimwe na rimwe impamvu nyikwaje nuko Riza tuzi ko ari we muntu rimwe na rimwe ugira ukuri akavuga ikiriho cyangwa se akavuga ibintu ukabyumva bitandukanye n'abandi bantu. umukobwa witwa Dorimbogo uramuzi? Dorimbogo ndamuzi. ni umuntu ubona gute rero? Riza akabarasi. ni umuntu mbona neza. njye biransetsa nyine. biransetsa ukuntu yifata nyine. hanyuma Riza, wowe urumva aragushimisha ndetse adushimisha turi menshi. hari nk'umuntu ushobora kuza akavuga ni injiji ntago yize. abantu nk'abo ngabo bashobora kuvuga umuntu amagambo nk'ayo bafata gute? none se umuyobozi wavuze ngo injiji ni ebyiri utekereza ko yibeshye? yego. oya umuyobozi wavuze ngo injiji ni ebyiri utekereza ko yibeshye?
nyine utekereza ko yibeshye ushatse kuvuga iki ndakubajije umuyobozi wavuze ngo injiji ubwo n'ebyiri sinzi izo yavugaga utekereza ko yibeshye mbwira niba utekereza ko yibeshye ubwo ari umuyobozi ubwo nibyo sawa rero nyine reka nkubwire ari uwiza ashobora kuba injiji yego nicyo ndacyemera n'utiza ashobora kuba injiji ubwo rero ndumva ikindi nta n'ubwantu baba bakwiriye kuvuga gutyo kubera ko umuntu ntabwo kutiga k'umuntu ntabwo bituruka kuba yahisemo kutiga yego hari n'abo bituruka kuba bahisemo kutiga ariko si buri wese utiga kubera ko yabihisemo hari n'utiga kubera ko adafite uko yiga adafite ubwo bushobozi bwo kwiga oya hari ibigo bya leta yarabikemuye ariko nanone bitavuze yuko niba umwana ashobora kwigira ubuntu nka dore iriya nyine nka dore imvubu niba dore imvubu aba ari dore inkoko ntabwo wavuga ngo kubera iki ngo atize niba ataranize yego simbizi ko atize ariko imyaka arimo ntago ari imyaka igihe yigiye nko muri primaire ibi bintu byo kurya ku mashuri ntago byari biri muri leta byari biri muri prive ariko Sandrine waba uraye bugacya ukiga ikigoroba nabwo ukabwirirwa ugafata ikayi n'ikaramu ukajya ku ishuri ukumva iki muri wo oya byagorana keretse wenda niba ari ukubera ukuntu nikundira ibiryo ariko nanone nkeka ko atari buri muntu wese waba yisonzeye ngo yige biragorana hanyuma navuga ngo uravuze ngo injiji n'ebyiri muri make ubwo Rwema wavuze ko dore imbogo afite ubujiji ubwo nawe ni injiji abundi se Rwema n'uwengeye ko nta rero hari n'abantu baba ari inzaduka nukuri reka nkubwiza Shariza nawe wa mukobwa we ufite ibibazo bikomeye nise nka Rwema akora ibiki se n'umusesenguzi nta musesenguzi ndapfa kubona neza wasesengura ibintu neza kubera icyo isi uvuga ngo ni inzaduka njye nta n'uwo nzi nka Rwema ntawe nzi uravugisha ukuri njyewe abantu nabonye ngo bitwa abasesenguzi hano mu Rwanda ni 3 hari umugabo uhora utuka Mutabazi urumva umeze nk'umusaza n'uyu se we nakubwira umeze nk'umusaza ujye utuka Mutabazi ikinsetsa amutuka ntaho bataniye ahubwo ko biri naba na Mutabazi amesa akamwe agaca uturongo mu mutwe uwo si umusore si umusaza si umwana si umugabo n'umugabo ntabwo mbizi kuko iyo ndebye ibintu yirirwamo n'ibintu aganiraho igihe cyose ahorana negative cyewe nese ubundi reka nkubaze mbaze uwo mugabo araturitse abasetsereza uwo mugabo ngo yaravuze ngo dore imbogo ninjije yego nta kibazo azi ubwenge hari icyamurengeje aho bakura amariro si hamwe ushatse kuvuga iki bose barira hamwe bakura amariro hamwe ubuse abamwita injiji bakura amariro hamwe gute bakura amariro hamwe sibyo birirwa bakora bose sibyo bibatunze ese ntibakora bimwe uyu mugabo afite akazi niba afite akazi se kuki umwanya wiwe awuta mu kuvuga dore imbogo ni ibitekerezo bye none se ubwo waba ufite umwanya waba ufite ibyo gukora ufite ibyo gukora ukajya kuvuga ibya dore imbogo none se wowe nk'umukubajijeho ni urugero uko umbwiye utarashimisha nuko muri aka kanya ntacyo ndi gukora nuko nta kindi muri make uravuze ngo ni imburamukoro none se njye ntabwo mwisi imburamukoro ariko ntabwo waba ufite ibyo gukora iyo udafite ibyo gukora ubwo nyine uba uri imburamukoro nicyo bivuga ushobora no kuba
ubifite ibyo ukora ariko utari bize ariko uwo mugabo ubundi se kuki ahora afite negative ahubwo ntabwo nta n'umuntu umubera ikibazo ahubwo ni ikibazo mu bantu kuko ahorana negative nta na rimwe muri make uravuze ngo Mutabazi niwe wa prefera ko ari umusesenguzi nyawe yego oya be honest reka nkubwire nta uwo mugabo nta Mutabazi bese umunyazirundi baca umugani mu kinyarwanda ngo umunyazirundi none Liza afashe Rwema na Mutabazi ahondanye imitwe nese mbyita umunyazirundi muri make n'abantu bazirana oya nciye umugani nciye umugani mu kinyarwanda baca umugani mu kinyarwanda muri make ntibagomba no kuzirana kandi n'ubundi bose ari abasesenguzi mu magambo make nicyo ushatse kuvuga yego rwose urakoze cyane hanyuma nicyo ushinja Rwema byonyine kuba yicara akareba umuntu uhumeka wigenza n'amaguru ye ukaraba akisiga ujya muri wese akijyana yateka akigaburira akamwita injiji icyo cyonyine nta bujiji burenze ubwo akamwita injiji Liza ko mbona uje nzabarira mu maso iraga biba bibabaje habuze ikintu mpfa n'abantu rero reka nkubwire ndi umunyarwanda n'abadukurikiye harimo ndi umunyarwandakazi kwanza n'abadukurikiye harimo abanyarwanda n'abanyarwandakazi aba diaspora n'abandi hirya no hino reka njye mbibarize nk'ikintu kimwe ikintu kibatera kumva ko ushobora kubaho neza undi akaba yabaho nabi kugira ngo ntabwo kubaho neza kuba ubayeho neza ntibivuga ko kugira ngo urusheho kubaho neza cyane ari uko uzasubiza mugenzi wawe hasi ashobora kubaho neza nawe ukabaho neza kandi ugakomeza ukanabaho neza cyane nawe akabaho neza yanageraho nawe akabaho neza cyane ariko nta n'umwe ushyize undi hasi erega ubuzima umuntu abamo ni igena Imana imugenera ni igeno rye ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu azabaho mu buzima kuko uzi ko hari umuntu bahora basubiza hasi akafatishije kose bakamusubiza hasi akanahasubizwa n'abamurusha imbaraga ariko igeno rye iyo rije ntirimusiga ntiwarifata niyo wagira uti Liza kubera icyo kigeze icyo kintu nkabona bigukozeho nyine biba bibabaje kubona Rwema akora interview kandi ari umukire yarangiza akareba dore imbogo urimo kwishakira ubuzima urimo kwishakira imibereho mishya urimo kuva ku murimo umwe nta nubwo nanawita mubi kuko waramutunze hari na benshi ugitunze urimo kuva ku murimo umwe urimo kujya ku wundi urimo kuva mu kazi ko mu rugo wenda yagiyemo nta n'inkoko afite akajya mu kandi arimo kwinjiramo afite inka cyangwa se ingurube buri muntu wese yorora itungo azabasha kugaburira yego akumva ko yahora avuga ngo injishi inzanga dore imbogo dore iki ariko ubuzanga ni icyo ubundi mwita ubuzanga hari ibintu abantu bita ubuzanga bitari ubuzanga kandi umuntu uzabona ikintu ukoze akacyita ubuzanga icyo kintu ukoze atari ubuzanga ni inzango impamvu nakikubajije mu kanya waje umbwira uti Sando ate rimwe na rimwe hari abantu basuzugura abandi ati ngiye dore imboga aransetsa atari ku ijambo ryambabaje no kumva Rwema mbona usobanutse ati wa mugabo nako numvishe utari uzi izina rye ati mbona usobanutse umeze nk'umusaza yita vava ati ngo ni injiji ahubwo uriya mugabo yagafashe dore imbogo akamufata ukuboko akamubwira ati ubwo wagerageje kwiterera intambwe imwe akaguru kamwe kakajya imbere kandi kakaba gasigaye inyuma mu gihe ukiri gutera intambwe reka ngukurure n'akandi kazi reka ngukurure niba warateye intambwe imwe zibe ebyiri ariko ikibazo cy'abantu yigeze gushaka kumwishyurira ishuri dore imboga avuga ko kwiga we amwishyurira ishuri nkande usibye se ko baba bashaka gutwika no kwiyemera no kwigaragaza neza
imbere ya government n'abanyarwanda muri rusange n'abadiaspora n'abantu bose batuye isi babasha kumva ururimi baba bavuga, usibye ko baba bashaka kwigira beza. Niba yaramubwiye ati ishuri sindi ishoboye, kuki atahise amufatira inzu hariya muri shike ngo amufatire umuryango amubwira ati urumva wabasha gucuruza iki? Niyo yanamubwiye ati ndashobora gucuruza inka, yamushyira no mu isoko ry'intunga cyangwa ry'ikibungo cyangwa ry'Irwamagana akazicuruza, akamukubita igishoro, aho kumwishyura imyaka yose yifuzaga ko yakwiga. Ko yamubonye se kandi atarize, bahuriye Cyangugu yagiye kumushaka cyangwa yamuboneye i Kigali? Yamuboneye i Kigali. Nese umuntu wivanye Cyangugu akigeza i Kigali atarize agakora akibuka kwigurira inka, akosha. Ahabwa abantu bakunda gushyirwa hejuru no gushyirwa imbere, kandi buriya gushyirwa hejuru no gushyirwa imbere byose ni Imana ibigena, ntabwo ari umuntu uzagushyira imbere, kuko umuntu agushyira imbere kubera ko Imana atari byo yagupangiye, ukanagumya ukaguma inyuma, ukaguma handi imbere yagushyize, abandi bakaza bakagucaho ukajya inyuma, cyangwa ugahanuka. Umuntu agushyira hejuru kubera ko atari ryo geno ryawe, ugahanuka. Byose birashoboka. Kandi ngerekana nabwira abantu, abanyarwandakazi, abari muri diaspora n'abatuye isi mwese mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, babwize ukuri. Ikintu mugomba kumenya, nimushaka mureke niturwanira iby'isi, ntiduhemukirane, ntitwijundikane. Urabigira ukabisiga, wabibura ukagenda, n'utabifite akagenda. Twese ntawe uragenda ngo agaruke, ntawe urasobanura ibyo bintu. Aho abo bantu bagenda bajya, urumva hari n'igihe wanasanga uwapfuye ari macibiri, n'uwapfuye ari ninde witabye Imana tuzi atarenze cyane, atanakennye cyane. Abanyarwanda bose bazi ibyo byose. Abo bantu ingero nyinshi ziba zihari. Umva, reka mbaho urugero rworoshye. Imana inambabarire gutanga urugero ku muntu wayo yihamagariye utagihari. N'abantu muri rusange mwese mumbabarire. Big Boss ntiyarakize cyane birenze, ariko se ubu niki kitubwira ko aho Big Boss ari atari kumwe na Paul Walker? Nta nicyo yarabuze, ariko nanone ntacyo yarabuze, ariko nta nubwo yarafite ibirenze. Ariko Paul Walker yarafite ibirenze. Yego, anazwi n'isi yose. Se niki kitubwira ko Big Boss na Paul Walker batarimo gukina amakarita aho bagiye? Niki? Hari umukobwa witabye Imana, yari n'umumama ngira ngo wo mu Bugesera, yitwaga nde? Nimba yaritwaga Deborah, nimba yaritwaga Kevin. Niki kitubwira ko aho Kevin ari akiri muto cyane? Ni iki kitubwira ko ntabyo yarabuze, ariko nta n'ibyo yari afite birenze? Ni iki kitubwira ko uyu munsi Kevin aho yagiye aticaranye na Muammar Gaddafi cyangwa na Nelson Mandela? Erega nta rupfu rwiza rubaho, niyo mpamvu tutajya tunarumenyera. Rero ntitukamarane kuko isaha n'isaha. Umva, ubigira ari byinshi ukabisiga, ubigira ari bike ukabisiga, uba nta n'icyo ufite ukagenda. Urumva, urabyara ugapfa, waba ingumba ugapfa, urarwara ugapfa, waba utanarwaye ugapfa, uraryama ugapfa, waba unahagaze ugapfa cyane, ugira aho uba ugapfa, waba urara no muri rigori mu muhanda uri imbobo ugapfa. Yego, abantu muba mumaranira iki? Somo rikomeye cyane. Ukabona umuntu ngo ni injiji, ukabona umuntu ngo dore ngo ni igicuru, ngo dore imbogo ngo ni ikimara, dore imbogo yiga atakiga. Nese harujya apfa, ubundi se ninde wize yamara kwiga agapfa agasiga kopi gasigara yigisha abandi bantu? Nta numwe. Nibyo wabigishije bigera igihe bikaba bitakigezweho, ukaba nta n'akazi wabibonera, ibyo bintu bigatuma ntacyo bikimaze. Yego. Rero
ariko Riza navuga ngo urakoze gukomeza ku kintu cy'urupfu muri iyi minsi yapfuye abantu benshi cyane ndetse bibyamamare tuzi ndetse twafataga nk'ibyitegererezo mise mbona ko ruriya rupfu rwa Buravani rwa Yanga ushobora kuba rwigiyemo amasomo akomeye nkuko natwe njyewe cyangwa se undi wese dukurikiye ashobora kuba yarigiyemo ikintu gikomeye. Njye ikintu nigiye muri biriya bintu nuko ngize amahirwe yo kubona abo tubana ngomba kubabanira neza. Yego. Ikindi kintu nabyigiyemo nuko niyo umuntu yampemukira ari ukuntu umuntu mbere yaguhemukiraga kurusha power ukavuga ati uyu muntu nanjye iyo nza kuba ndi nkawe. Yego. Ntago aba nkoze ibintu nk'ibi. Yeah. Ariko right now ntago wampemukira undusha imbaraga ngo mvuge ngo nanjye mba mbigukoze. Niyo wampemukira uzifite njye ntazo mfite ntago njye nakwishyura kubera ko ibikorwa byanjye hari aho bizanjyana kandi ibikorwa byanjye nibyo bizatuma aho nzajya hatandukana n'aho wagiye. Yego. Ubwo rero aho kugira ngo tuzahurire habi twese. Yego. Waranambabaje uzambabaze ujya habi wowe ujya heza ngusabire nisabire Imana ko yampa ibyishimo nawe nimba wanambabaje uvuye kuraguza niba wanambabaje ukoze iki bitume Imana igira ibyishimo impa kuko ibyishimo by'Imana bitandukanye kure cyane n'ibyishimo umuntu uwo ari we wese yaguha cyane n'iherezo ry'umuntu wayikoreye bitandukanye cyane n'iry'umuntu wakoreye iby'isi. Yego. Byarutwa rero nuko wampemukira nkakurebesha amaso nkigendera ukanyita ikigoryi ukanyita injiji ukanyita ikigwari ariko nyine hari aho tuba tuzatandukanira kandi ntabwo tuba tuzatandukanira ngo twongere guhura ukundi cyangwa nongere gusitaragoringa ukundi. Aho hantu ntituhatandukanira ngewe hari aho nzajya kandi rizaba ari ryo herezo ryanjye. Yego. Nawe hari aho uzajya kandi ari ryo herezo ryawe. Ngira iherezo ryawe risigaye uribayeho nabi kubw'ibikorwa byawe bibi nanjye nkaba victime yawe kubwo kumpemukira nkihorera. Yego. Fazari rero wampemukira nkakwihorera kandi hari aho tuba tuzahurira kuko ntabwo ubushyize iherezo ku buzima bwanjye nta muntu n'umwe ufite gushyira iherezo ku buzima bw'undi ntawe. Ntago byoroshye. Hanyuma wumvishe Buravani yitabye Imana cyangwa se nko twese kwabyumvishije ku mugani wawe buri muto n'ubundi ugapfa yapfuye ari mutoya navuga ngo ni gikomere yaba ku muryango hanyuma hagatangira kuvugwa ari wa mugani n'ibidakwiye kuvugwa bitari na ngombwa rimwe na rimwe ugasanga umuntu yapfuye bamwe baramukurikiza amagambo cyangwa se bamukurikiza comment zitari nziza byo byakiriye gute? Njye ntago ndi indyarya. Shira mikoro utubwire. Njye ntago ndi indyarya. Nkabari abantu abona umuntu yitabye Imana agahita avuga ngo namukundaga cyane ngo arambabaje kandi buri munsi yicaraga avuga ati ko nkuriye abaririmba ibiki. Urugero nka Buravani hari abantu biyicara avuga ati nkuriye ari kuririmba ibiki nkuriye ari kuririmba ibiki yapfa ugasanga yahogoye kurusha abandi yareba Yanga ariko nkuye abasobanura ibiki yapfa ugasanga agahinda kamwishe kurusha abandi deja ukanasanga ni nabo bantu ba mbere batabaye nkaho batabaranye impuwe. Njye ntago ndi indyarya. Ngewe rizaba ari abantu barambabaje pe ariko ntago bambabaje cyane nkuko bankanze. Barankanze pe narakanzwe bundi barankanze banambera isomo. Narakanzwe pe nukuri kandi wamugani urupfu rw'umuntu witwa Yanga Buravani n'abandi bitabye Imana muri minsi yashize
wa mugani bakatubereye isomo kuko umunsi umwe umuntu arabyuka kakidegembya kumva ko ubuzima ari ubwo ariko wa mugani ejo ntago tuba tuzi ngo ngewe usibye ko no mu busanzwe ntinya kurwara yego ariko narakanze ziriya mfu zarankanze kuri rwa rwego ntafite ukuntu nabigusobanurira ubundi ngiye hari abantu bagiye bapfa nkikanga atari ukubera ko ari ukuvuga ngo ni ibyamamare hari ukuntu umuntu apfa ukikanga neza nka DJ Mira yarankanze ariko buriya iyo ikintu kigukanze rimwe n'umwana wawe uzabirebe n'umuntu wese ufite umwana murabizi cyangwa wigeze kubaho umwana nzi ko ntawe ukura atabaye umwana muzabirebe iyo umwana umukubise rimwe ntibimutera ubwoba ariko iyo umukubise rimwe ukamubwira ati niwongera ikintu nagukubitiye nabwo nzongera ngo ukubite ntibimubuza kongera ariko iyo yongeye ukamukubita neza ari umwana uzi wumvishije ukuntu inkoni iryana burya igihe cyose ahorana ubwoba yego ntabwo mvuze ngo muzakubita abana mu bahahamure ariko ahorana ubwoba kandi ubwoba simvuze ko abuhorana isaha ku isaha ariko buri gihe cyose yegereye ikintu yazize bimutera ubwoba niba rero ubundi nka DJ Mira ntibyigeze bivugwa ko arwaye DJ Mira twamenye ko yapfuye n'icyamwishe ni ari uko twe ntabwo twigeze tumenya icyo yarwaye ahubwo twamenye icyamwishe yego ariko twamenye ari uko apfuye ntabwo wumva ukuntu waba nta n'iminsi ine uramara ubonye umuntu ukumva ngo yapfuye yego DJ Mira yarankanze undi muntu wankanze kuko ngewe nimba ari ubwana niba ari iki simbizi niba ari ubwana bwari bundimo niba ari ubujiji mugani wa Rwema niba ari iki simbizi njye ubundi nahoze nzi ko nta muntu ushobora gupfira muri gereza nahoze nzi ko ntawe ariko umunsi numva ngo Jay Polly yapfuye izina ry'Imana ntago nabyemeye usigiye nemereye ko Jay Polly yapfuye byanyabyo nkabyemera ni igihe nabonye umugore we n'abana n'umunyamakuru umwe bagiye gusura imva ye i Rusororo ni ukuvuga anashyingurwa ntiwari warakiriye ko yapfuye ntabwo nigeze mbyakira kubera ko ngereka nkubwira ukuri ukuntu umeze mu buzima busanzwe ngewe sinjya mpfa kwemera ndi wa muntu utajya upfa kwemera kugira ngo nemere cyangwa nkwizere ni ibintu bitaba byoroshye amplisi noneho umuntu w'umwentertainers nka Jay Polly umu artist ntabwo numvaga rwose ko njye numvaga ari agatwiko bitari ukuvuga ngo ndumva ari agatwiko naricaye ndavuga ntako ibi bintu bibaye ari ugutwika shaba batwitse nabi ntabwo nigeze mbyemera nkajya nanahora naranamufanaga by the way naranamufanaga cyane nkajya mpora nizeye ko umunsi umwe azadukubita hiti tukumirwa ariko nabona ibitaramo biba nkabona nta gitaramo yitabiriye nkabona ntaki nkumva ndanyuzamo nkumva rimwe ndabyemeye ariko nkumva kubyemera bituma nsa nkaho nihebye ngenda nijijisha mvuga ati icyo nzi cyo azadukubita hiti ko mbonye bagiye kumusura i Rusororo imva ye Sandrine arikanze se mvuga nakuzi ko bya bintu koko ari byo se uyu mutipe apfuye ati njye nzi ko nta muntu upfa afunze
nenzi ko umuntu ushobora gupfa afunze ari wa muntu wajyanyemo indwara cyangwa se akaba amazemo imyaka myinshi niko wiyumvisha afite indwara idakira iyo ndwara wenda ikazamwica yego ariko sinumvaga cyangwa se gutoroka akagerageza gutoroka wenda bakaba bamurasa njye nishyizemo ko iyo utorotse gereza bakurasa aho ndabona barashe ariko niko mbitekereza yego cyangwa se akaba yagerageje gutoroka bakaba bamurasa sinumvaga ko hari umuntu upfa afunze nyuma ya Jay Polly sinzi undi muntu wakurikiyeho nawe arantungura wa mukobwa witwa Umuringa Liliane Muringa yarantunguye kuri rwa rwego batunguranye bo ni benshi nta n'umuntu nshobora kubisobanurira ariko none ejo bundi mbonye Jay Polly arapfuye oya DJ Mira arapfuye Jay Polly arapfuye Muringa arapfuye Yanga arapfuye Buravan arapfuye abantu ubu turi gupfa iki hano ku isi nta mpamvu k'umunota umwe isegonda wagenda cyane mbwira niba nk'umuntu yifata akaba wenda ni nk'urugero aba wenda example ni umwarimu nko ku ishuri yigisha umwana wenda wa Jay Polly kandi nawe afite umwana w'uruhinja ejo cyangwa ejo bundi ashobora gupfa nk'ukubiswe n'inkuba nyamara gupfa nk'ukubiswe n'inkuba niho hahandi umwana wa Jay Polly yigishije akuze nawe akigisha umwana we ariko ubwo namwigisha ntamugirire nabi kandi we waramwigishije umutoteza ese ubwo aho ugiye uhahuriye na se ikibazo gikomeye ese ubwo nk'umunsi uzaba ari umumarayika mu ijuru umureba wowe uri mu kuzimu uri mu muriro utazima umureba uzaba umureba utinyuke kubwira Imana ngo Mana wambabariye abantu twipfa ubusa ku isi wamuganisha twipfa ubusa twinapfa ubusa ngiye kugeza uyu munsi umuntu uzampemukira cyangwa n'ubitekereza azampemukira ariko atibagiwe ko nawe ariho ari mu mubiri ari mu buzima ari ku isi niba mpemukiye akaba wenda yanangirira nabi umwana yibuke ko ashobora gupfa nkarera uwe niba mpemukiye akangirira nabi yibuke ko ashobora kuba hari situwasiyo ashobora kugeramo akankenera kandi njyewe nubwo umuntu yampemukira muri aka kanya aho ibintu bigeze nampemukira akaba atanyishe ningira amahirwe yo kuba ngihumeka akankenera nzamufasha mu izina rya Yesu izina ry'Imana ningira amahirwe yo kuba ngihumeka nkaba nkiriho nubwo yaba yarampemukiye gute njya akankenera nzamufasha yarakugiriye nabi riza ko nzi kugira inzika izina ry'Imana ariko sha banza ntacyo nari nakamenya banza muri ntacyo ari wakamenya ntacyo nari nakamenya n'abantu mwese muhemukira abandi ntacyo mwari mwakamenya iyo wari uzi ko ibintu byose abantu murimo gupfa cyangwa se turimo gupfa ari ibintu tuzasiga ntabwo twakabaye duhemukirana bikaribwa n'abatarabivuze ibaze ariko gupfa wari utunze miliyari 5 ugashyingurwa mu mva y'igiti muri serikeye y'igiti igiti imbaho apana ribuye ziriya serikeye nziza imbaho kandi ari uwashyinguwe mu mbaho ari n'uwashyinguwe muri zahabu bose barabora n'amayobera matagatifu ahubwo nsabye Imana imfatire imitima n'imigongo y'ababuze ababo muri iyi minsi ntago byoroshye like Buravan Yanga n'ababyeyi ba Jay Polly abana be umuryango wa DJ Mira n'abandi muri rusange ntabashije kumenya nukuri kuko ku munsi hapfa benshi cyane Imana ibafate mu mugongo kandi Nyagasana borohereze imitima yanyu tuzi itekane
amen. Hanyuma Liza dusa n'abagana ku kandi musozo. n'abagiye nyagasana bakire abahiruko ridashira. Dusa n'abagana ku musozo numvishe ko muri minsi usigaye ufite sheri ariko mu diaspora tubwire na Kongo ni fiance ntibagiye ko ndi kuri kamera gusigaye ufite sheri mu diaspora. bonye ukuntu nayuye shawo nkumbuye ibiryo birumvikana mundeke ntahe nasize isosi mundeke njye gusonga ubugari. Shariza we gufite sheri mu diaspora fiance. Erega nta gitangaje kuba nagira sheri ko se ubundi umukobwa mubi cyane nyine nta gitangaje kuba nagira fiance na se ubundi umukobwa mubi cyane ku buryo ntakwiriye kugira fiance. Oya pe nubwo nzapfa ariko byibuze uko ndi ntacyo ntwaye. ntacyo utwaye nyine nimba nanagitwaye si cyane. wumvishe message kandi fiance wanjye yanambwiye ko akunda ibikobwa bibi nkanjye. Nukuri yambwiye ko aricyo yankundiye. wumvise mutubwire bimera gute kugira umufiance mu diaspora numva ngo biba ari byiza. nta urukundo rwose regiye abantu bose barushyizeho umutima ruba ruryoshye. ubu wararyohewe warugurumana ariko se ubundi ibyo ntidabivuze ko ntabyo navuze. abakuremba yakurikiranira hafi bucecesha ongeraho ngo country record mbame nkukurikiranira hafi amakuru yawe ariko sano uri mu rukundo kabisa ewana uri mu rukundo rwa nta nubwo wenda si no mu diaspora ariko subya wa mugano w'abanyarwanda ongeraho ngo subya nta nkuba yo muki nta soni ubundi si yangize sheri oya ni fiance nacyo bitwaye ubundi si yangize fiance bitwaye wajya kuvuga se kutazarongorwa vuba aba mbone se kibazo no ko mfite fiance mwe imishinga igeze kibazo no ko mfite fiance kundo ruraryo ubundi se Sandrine iyo birebye ko kubona nsa n'umuntu ufite fiance sha ufite fiance byo rwose no kukubura kose wana nyitegereza n'imico n'imyifatiro abana ndi kwifata nk'umuntu ufite usigaye wifata nk'umuntu mukuru ase nifata nk'umuntu we mera hasi babone araza kuhafata hose abantu bakuru oya nahahere neza do reba kuntu nambaye nk'abantu bakuru do nagufate rwose nagufate kuntu nambaye nk'abantu bakuru rwose do sensigaye nambara nk'abantu bakuru cyane bakoze cyane sike rwose wambara nk'abantu bakuze nk'abamama noneho ningira imana nkashaka umugabo karongoro noneho nzambara ibikurura hasi. iyo ariko disi ugeneye umugabo oya ariko si nibirenze rega ndacyari mu myaka mito sibyo rata ndacyari mu myaka mito ku buryo kuba naba ntarashaka umugabo bitavuga ko nagumiwe ntabwo babirantera kandi uramugira ugapfa wanamubura ugapfa. waratubwiraga minsi yashize uti n'udusore nanakirira utwana iby'abagabo oya ibyo nabivuyemo rega nsigaye ndi umuntu mukuru nsigaye ndi umukobwa wo gutuza nkiyitaho nkita ku kazi kanjye nkakora mu gihe Imana ikintije ubushobozi n'ubushake cyangwa watekereje uburyo cy'umugabo cyaryoha uravuga uti ntabwo mbizi uzabaza abamushatse nawe ariko waramwigeze yewe ndi umudivorce se ariko Sandrine sibwo ugize umudivorce twagiye tugirana sibwo ugize umudivorce ntabwo warongowe biri official ariko wari ufite ngenda umubyeyi yego hanyuma mwabanaga erega kuba warakundanyeho cyangwa kuba warabyayeho ntabwo erega uburyohe bw'umugabo si ibyo byo mu buriri byo kujya gukora ibyo ngibyo n'uburyohe bw'umugore si ibyo byo mu buriri. uburyohe bwo kuba mu rukundo ni uburyo uwo mukundana gufata ni uburyo umufata ni uburyo mukundana n'uburyo mwubahana nibwo buryohe bw'urukundo. kandi ajya avuga ati ngiye umugabo utanera ipasi ngo hashye mbabarira Sandrine mbabarira ntuze kunyigisha ibishitani muri iri joro uyu mugoroba w'ababyeyi ku kiganiro cyawe oya mbabarira bakunzi banyu oya rwose ntanyigisha ibishitani muri aka kagoroba k'ababyeyi. mwibuke cya kiganiro Liza yatanze ahubwo Liza dushimye Imana ko yahindutse pe alleluia nahinduka se amen nukuri Liza wa kera naga Liza uyu munsi ariko ni byiza burya umugabo yubahwe erega impinduka abagabo rwose bahindura erega haba hagomba kubaho innovation
harya ni innovation cyangwa dore imbogo gira icyo ubwira umukunzi wawe uri iyo ibwota amasimbi ndabizi ikiganiro azakibona ndamukunda yego hanyuma twitegure kwambara amakanzu abandi amakote ryari ndamukunda kandi Imana imundindire I really love you babe twitegura kuzambara amakanzu ryari abandi amakote abandi imikenyero abandi vuba cyane oh wow ntabwo umwaka uzadusiga ntabwo uzabasiga Mana nibike dutije ubuzima amena turanezerewe cyane kandi courage kabisa turishimye cyane ibirori Sadiri kuri guseka nk'umuntu wabipinze oya seriye ni ukuri kw'Imana ibirori tuzabitaha kandi rwose nzanakubwira untwere nzagutwerera pe nibyenda ariko uzaburetse nzakubwira aho bitewe naho bigeze amena Riza wakoze cyane kandi Imana iguha umugisha gusa abantu bankurikira ku Gasaro I'm sorry narabuze ariko muri iyi minsi ubutanza abwira Sandrine ansange ku kazi ninabereka aho nkorera narina nabakumbuye narimba reka mbivuge neza biri in deep narimba kumbuye bya hatari yambi mwese Sariza wakoze kandi courage mu kazi Imana iguheremo imigisha ibihe byiza murakaze namwe kandi nsuje n'abantu bose bankurikira n'abatajya babasha kumvugisha amena uzakenera kumvugisha azamvugishe kuri nimero yanjye 078 72 38 58 0. wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513 Swatas